nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru byose bigiye bitandukanye, haba ari ibyandikirwa hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yacu y'u Rwanda, ubwo ndavuga mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye byose bya hano muri East Africa. Byose rero birimo biragenda bigaruka ku nkuru ya Elizabeth Kayikwamba, minisitiri w'urubyiruko muri kino gihugu cya Uganda. Abantu rero barimo baragenda babona video yiwe arimo arasa nk'uwikinisha, ubundi isakara ku mbuga nkoranyambaga. Ese byagenze gute? Nyir'ubwite we yaba yarasobanuye iki? Bamwe bati arimo arikinisha, abandi bati yibujije amahirwe yo kuba umudepite, kuko muri iyi minsi arimo ariyamamariza kuba ubudepite. Byinshi rero ukuntu iyi video yagiye hanze n'icyo abamufashe iyi video bakayisakaza hanze, ese bo baba baherereye hehe? Ese kubera iki bayishyize hanze? Rero byose akantu ku kandi turaje tugende tubigusobanura. Mwebwe icyo tubasabye muduha amatwi yanyu kugira ngo tubane neza cyane gatanu kuri gatanu. Uko byatangiye rero, uyu minisitiri w'urubyiruko mu gihugu cya Uganda bamwita Elizabeth Kayikwamba, ubwo yari agiye muri dushe koga, inshuti ziwe zaje kumureba maze arababwira ati rero njyewe ngiye koga dore ukuntu meze. Arabereka video yiwe nyine yambaye ubusa buri dore ko nta n'akenda k'imbere yari yambaye. Murabona ko mu kanwa yari afite agakirida, nyine ubona ko ari umuntu ugiye koga. Gusa rero inshuti ziwe ntabwo zigeze zimubanira, kuko akimara gusohora, bakimara kumufata iyo video, nabo ikindi bakoze bahise bayifata bayisakaza ku mbuga nkoranyambaga. Muyumvire inshuti z'iki gihe. Gusa iyi nkuru ikimara kujya hanze ndetse n'iyo video ikimara gusakara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu Elizabeth Kayikwamba yahise yihutira kuri social media, ajya ku rukuta rwa X rwazo rwitwa Twitter, ubundi arandika agira ati ni ukuri iyo video ntabwo ari iyanjye, ni AI yayikoze kandi rwose barambeshyera. Ibyo rero ni ibyatangajwe n'uyu minisitiri Elizabeth Kayikwamba wa hano muri Uganda. Amakuru ahari rero ni uko avuga ko uyu minisitiri Elizabeth Kayikwamba ubu ngubu yari arimo ariyamamariza kuba umudepite muri kino gihugu cya Uganda. Bamwe bati amahirwe yiwe ahise ayoyoka, abandi bati ariko baramubeshyera kuba yabisobanuye. Abandi nabo nibungamo bagira bati none se kubera iki izo nshuti ziwe zamushize hanze? Ese koko ni ukubera iki umuntu w'inshuti yawe yakakwangije bene aka kageni akagushyira hanze, kandi mwari murimo muraganira ubona nta kibazo gihari, muhererekanya buri kimwe cyose? Gusa nyine abantu benshi cyane hano bagiye bakuramo ingamba zigiye zitandukanye, abandi nabo bakuramo inyigisho, kuko buriya umuntu wese si uko mwizera, kuko umuntu wese yagushyira hanze. Ibyo rero ntibyagiye bitangazwa n'abagiye batandukanye bose bagenda bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Uganda ndetse na hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni video yasohotse ku cyumweru tariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025 uyu mwaka. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu mukobwa. Bamwe bati ese koko uyu mukobwa biraza kuza kugenda gute? Ese baramuta muri yombi? Ese baramwambara zino nshingano yari afite muri kino gihugu cya Uganda? Ubu rero reka dutegereze turebe uko bimeze, kuko nyine murumva ko ari akababaro n'agahinda byerekeranye n'uyu mukobwa. Buriya kwizera inshuti zawe nicyo kintu kibi mu buzima. Abandi harimo nk'uwatanze igitekerezo agira ati ni ukuri ndatunguwe no kubona video y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa njyewe namufataga nk'icyitegererezo kuri njyewe, numvaga ibintu nk'ibi ngibi atabikora bwo kwiyambura maze akerekana imibiri yiwe y'imbere. Hari n'undi nawe wagize ati ni ukuri ndabona uyu mukobwa njye bamubeshyera, nimurebe mu maso yiwe ukuntu aseka, afite ifoto nziza cyane, yari umuntu w'intangarugero. Ahubwo abo bantu bakoze ibyo ngibyo nabo bagombe batabwe muri yombi. Gusa amakuru ahari ni uko n'ubundi mu busanzwe bano bantu bamufashe video ubu ngubu bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo nyine bagende baryozwe ibyo bakoze. Gusa hari andi makuru agenda acicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ko iyi video yafashwe uyu mukobwa Elizabeth Kayikwamba ataraba minisitiri w'urubyiruko muri kino gihugu cya Uganda. Ati yafashwe mbere ngo kandi
yafashwe uyu muminisitiri atarashaka umugabo ngo kandi ubu ngubu afite umugabo. Mureke rero twebwe dusoreze hano n'iyi nkuru, ubundi tubereke video irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga uko yakabaye kose. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho. Ibyo byose turabikeneye kandi turabishaka, kandi mwibuke kureba munsi y'inkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazugira kazana kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.